Muri iyi video ngiye kukugezaho website 20 ziguhereza amafaranga binyuze mu kugurisha amafoto. Ugafotora ifoto, ukaya-uploadinga, ukinjiza amafaranga. Hello, nitwa Chas, mwifurije kugubwa neza kandi nguhaye ikaze kuri iyi YouTube channel yanjye. Mu byukuri hari amahirwe atandukanye ari kuri social media yadufasha gukorera amafaranga, ariko abantu benshi ntabwo bazi ayo mahirwe. Urugero nk'izi website abantu bakoreraho amafaranga atari makeya binyuze mu kugurisha amafoto. Sinzi niba wenda wowe wari usanzwe ufite amakuru kuri izi website, gusa kuri uyu munsi wa none nazikozeho ubushakashatsi kugira ngo nzikugezeho urebe niba wagerageza aya mahirwe yo gukorera amafaranga binyuze mu gufotora na telefone yawe, cyangwa se niba hari umuntu wawe ukunze gufotora, ukunda ibintu by'amafoto, ubashe kuba wamwereka aya mahirwe ndetse agerageze izi website. Rero washaka agakayi n'agakaramu kugira ngo website zose uzandike ku murongo hatagira nimwe uza kwibagirwa, uzikoreho ubushakashatsi. Tudatinze rero twagiye. Website duhereye ya mbere rero niyo bita shootproof.com. Kuri shootproof.com ni kuri ino website. So iyi ni website igurisha amafoto, ushyiraho amafoto ukinjiza amafaranga. Urugero urabona ko ahangaha ino website imaze gufasha abantu kugurisha amafoto afite agaciro ka $849 n'andi mafaranga arenga hejuru, nta na komisiyo ifasheho. Guys, ugurisha amafoto nta na komisiyo ubahaye, bakagufasha kugurisha amafoto yawe. Iyo ushaka rero gutangira kuri no website ya shootproof.com, mu gihe hano hari utudomo dutatu, hanyuma ukaza handitse store/selling, ubwo ugakanda handitse online photo store, get started free. Ukaza handitse studio, ugashyiramo studio ushaka kugira, email ugashyiramo, password ugashyiramo igihugu. So muri makeya nuhangaha uhera kugira ngo uze utangire ukorera amafaranga kuri Shootproof. Iyi website nayo bayita shutterstock.com. urabona share your work and start earning, nayo wagurishaho amafoto. Guys, ngira ngo urabona ko iyi website imaze kwishyura abantu arenga miliyari y'idolari mu myaka 15 ishize ku mafoto gusa. Bamaze kwishyura arenga miliyari y'idolari ku mafoto. So ukanda handitse join, ubwo ugafungura account, ugashyiramo amazina yawe na email, hanyuma ugatangira kujya uploadinga amafoto yawe kuri Shutterstock ukishyurwa. Ndetse urabona ko gufungura account ni free n'ubuntu. Dukomeje na website ya gatatu wagurisha amafoto, nta yindi ni Pixieset. Iyi ubona kuri screen. Kuri Pixieset yo kugira utangire ugurisha amafoto, urajya hari uturongo dutatu dutambitse iburyo, hanyuma ucreate account, ufungure account yawe, kore login cyangwa se ucreate account yawe uzajya ukoresha uploading amafoto. Then for yo nindi website wagurishaho amafoto yawe, uraza ugakanda handitse try it for free, no credit card required. Nta bintu byinshi bagusaba, ngo amazina yawe, email, cyangwa se ukinjira ukoresheje Facebook cyangwa se Google. zenfolio.com. indi website niyo bita iStock Photos. Muri rusange nayo uraza ugacreatinga account, ugasigninga in. Website dukurikijeho niyo bita Dreams Time, nayo ni website bagurishaho amafoto. Icyo usabwa ni ukuregistaringa, ukakanda handitse register, ugafungura account. Wamara gufungura account kugira ngo utangire nawe ugurishe amafoto kuri Dreams Time. Ku mwanya wa 7 urahasanga website bita Smogmog, powering the business of photography. Ngira ngo urabona ko hariho n'abantu bari ku kamera. So nayo ushaka gutangira uraza kuri utudomo dutatu, ukore login cyangwa se try free, ufungure account. Nyuma ya Smogmog website niyo bita Singularity. ushaka kugurisha amafoto kuri iyi website, uza hano hari utudomo dutatu, kahakanda, ukaza ukareba hano handitse sell my art. Hanyuma ukaza ugakurikiza amabwiriza ahangaha, ugafungura account, ugakanda handitse apply now. Website ya cyenda bagurisha amafoto niyo bita
peak time uzogakanda hari utudomo dutatu nawo ugakora login cyangwa si ugastartinga for free igihe waba udafite account. Photoshelter niyo website yindi wagurishaho amafoto yawe. Ukanda kwa turongo dutatu dutambitse hanyuma ukurikize amabwiriza ufungure account yawe. Indi ni wordpress.org. Ahangaha naho nindi website wakoresha ugurisha amafoto. Website yindi rero wakoresha ugurisha amafoto ukinjiza amafaranga niyo bita Squarespace. Uzahangaha hari uturongo dutatu ukaza hari products ugahitamo kamanuka hepfo kaza handitse sell products ruva ugukurikiza amabwiriza ugafungura account. Alamy.com nindi website wagurishaho amafoto nkuko ubibona how to sell images on Alamy. Uraza kuri utu turongo dutatu dutambitse uhitemo ahanditse sell images. Sell images birumvikana nta kintu wakora utarafungura account. Mbere ya byose uraza gufungura account numara kuba logged in ubwo hari sign up ubwo baguhereze gallery y'ugishyiraho amafoto yawe kugira ngo ubone uko yagurisha. Indi website niyo bita adobestock.com. Kugira ngo ugurisha amafoto winjiza amafaranga kuri iyi website uraza hari utudomo twishi muri iyi nguni yo hejuru hanyuma uze ahanditse sell zukande join usigning up ukiriye account ushyiremo na password utangire kwinjiza amafaranga. Website dukurikijeho rero niyo bita Getty Images. Nayo icyo ukora uraza ahangaha registering ukore account yawe hanyuma ukurikiza amabwiriza muri rusange utangire gukorera amafaranga binyuze mu mafoto. Website dukurikijeho rero wakoreraho amafaranga binyuze mu mafoto niyo bita stock.com. Urajya hariya handitse apply now kugira ngo ubashe gukora account yawe wuzuza amazina wuzuza ibintu byose location aho herereye hanyuma baguhereze gallery ujye ushyiraho amafoto uyagurishe. Iyi nindi website rero wagurishaho amafoto ukinyuza amafaranga 500px cyangwa se 500 px ubwo kanda handitse get started birumvikana ukaza ugashyiramo email n'amazina yawe cyangwa se ugaseninga app igihe waba udafite account ubundi ugatangira kurya ku biceri by'amafoto yawe. Tesi niyo website dukurikijeho wakoreraho amafaranga ugurisha amafoto yawe. Icyo usabwa nta kindi ni ukuza aha kuri aka gatwe ugafungura account yawe cyangwa se ukinjira ukoresheje Facebook yawe register ugatangira gukorera amafaranga kuri ATC ugurisha amafoto yawe. Indi website rero niyo bita pixabay.com. So nayo rero akaba ari website wagurisha amafoto yawe ukanda handitse join ukakirute ugakrea account hanyuma ukajoining ugatangira kwinjiza amafaranga binyuze mu mafoto.